Muraho cyane, nitwa Mwami. Muri iki kiganiro turarebera hamwe indi ntambwe nshya Pi Network imaze gutera mu bijyanye na Pi Desktop na SoloHost, aho hiyongereyemo application ebyiri nshya zitwa Openclaw na Atlassian MCP Server. Izi application zombi ziri gutuma SoloHost yaguka mu buryo bushobora gutanga uburyo bushya bwo gukoresha mudasobwa, cyane cyane mu bijyanye na artificial intelligence, automation ndetse no gufasha abantu bakora imirimo ijyanye na software n'imishinga. Iyi mpinduka yabereye rimwe n'isohoka rya Pi Node version 0.6.2 kandi irerekana ko Pi Desktop ishobora kuba igenda irenga kuba igikoresho gifasha gusa mu bijyanye na blockchain infrastructure, ahubwo ikagenda platform abantu bashobora gukoresha mu gukoresha software zitandukanye kuri mudasobwa zabo. Reka dutangire dusobanura icyo SoloHost ari cyo. SoloHost ni uburyo buri muri Pi Desktop bugamije gufasha abapioneer kubona, gusuzuma, gushyiraho no gukoresha application zikorera kuri mudasobwa zabo ubwabo, bitabaye ngombwa ko bakora configuration nyinshi y'ibintu bya technique nka server cyangwa docker. Mu buryo bworoshye ushobora kubifata nk'uburyo bwo koroshya installation no gukoresha software uko umuntu ashaka kwikorera kuri mudasobwa ye. Kandi application ebyiri nshya ziri muri SoloHost ni Openclaw na Atlassian MCP Server. Openclaw ni iki? Openclaw ni local AI agent ishobora gukorera kuri mudasobwa y'umupioneer kandi ikamufasha mu bikorwa bitandukanye. Ikintu gishimishije ni uko Openclaw ishobora gukoresha AI model ikorera kuri mudasobwa ubwayo, cyangwa ikaba yakoresha modeli zo hanze nka ChatGPT na Claude. Iyo mudasobwa ifite ubushobozi buhagije bwo gukoresha AI model, uyikoresha ashobora kubona control nyinshi ku bijyanye n'uko AI ikorana n'amakuru ye ndetse n'ibikorwa kuri mudasobwa. Ariko iyo Openclaw ikoresheje cloud based model nka ChatGPT cyangwa Claude, requests zijyanwa kuri infrastructure y'ikigo gitanga iyo model. Ni ukuvuga ko kuba Openclaw iri kuri mudasobwa yawe bitavuze ko buri kintu cyose AI ikora gitunganyirizwa aho ngaho, biterwa na model wayishyizemo. Ikindi cy'ingenzi ni uko memory ya Openclaw ibikwa kuri mudasobwa y'umupioneer. SoloHost itandukaniye he no gushyiramo Openclaw direct? Hano SoloHost ishobora kuba ingenzi cyane iyo umuntu ashyize Openclaw kuri mudasobwa mu buryo butaziguye. Application ishobora kuba ifite access yagutse kuri mudasobwa bitewe n'uko yateguwe n'uruhushya yahawe. Ariko iyo Openclaw ikoreshejwe binyuze muri SoloHost, ikorera muri container igenewe kugabanya access yayo ku bindi bice bya mudasobwa. Ibi bivuze ko Openclaw idahita ibona ibintu byose biri kuri computer yawe uko ibishatse. Ibi bishobora gutuma uburyo bwo kuyikoresha burushaho kuba contained kandi bikagabanya exposure ku ma files cyangwa resources bitari ngombwa. Ariko ibintu bivuze ko risk zose zivuyeho. Niba umupioneer yemereye Openclaw kugera kuri service runaka cyangwa resource runaka, agent ishobora gukoresha impushya yahawe. Niyo mpamvu umuntu agomba kwitonda igihe aha AI agent permission. Inyungu nyamukuru ya SoloHost ni ukugabanya access idakenewe kuri mudasobwa, mu gihe yakomeza kwemerera umukoresha gutanga permission zihariye igihe zikeneye. Inyungu nyamukuru ya SoloHost ni ukugabanya access idakenewe kuri mudasobwa, mu gihe yakomeza kwemerera ukoresha mudasobwa gutanga permission zihariye igihe zikeneye. Ikindi, SoloHost yorohereza installation ya Openclaw kuko application ndetse n'ibikoresho ikenera
bipakirwa mu buryo bwateguwe bigatuma uyikoresha adakenera gukora configuration nyinshi ku giti cye. Openclaw na Hermes. Pi Desktop yari isanzwe ifite indi local AI agent yitwa Hermes. Noneho kuba Openclaw nayo yongewemo bivuze ko abapioneer bafite amahitamo menshi mu bijyanye na local AI agents. Openclaw yibanda cyane ku kuba personal assistant ishobora guhuza n'ibikoresho bitandukanye ndetse na messaging channels. Hermes yo yibanda cyane kuri persistent memory ndetse no kwiga skills binyuze mu buryo ikora. Ibi rero bishobora gutuma Pi Desktop igenda iba ahantu umuntu ashobora gukoresha AI tools zitandukanye aho kuba platform ijyanye na blockchain gusa. Atlassian MCP Server yo ni iki? Application ya kabiri ni Atlassian MCP Server. Yiyo igenewe cyane abantu bakora mu ikoranabuhanga, aba developer, product teams ndetse n'abandi bakoresha Jira mu gutegura no gucunga imishinga. Kugira ngo AI tool ibashe gukorana na service nka Jira hakenewe uburyo bwo gutuma ibyo bikoresho byombi bivugana. Aha niho Model Context Protocol MCP igira uruhare. MCP ni framework ituma AI tools zishobora guhuza na external systems nka Jira. Urugero, niba ikipe ikoresha Jira mu gukurikirana imirimo, AI tool ishobora gukoresha MCP kugira ngo ibashe kubona cyangwa gukorana n'amakuru ari muri Jira bitewe n'uburenganzira bwatanzwe. Atlassian isanzwe ifite MCP option ikorera kuri server yayo, ariko hari amakipe ashobora guhura n'ibibazo bijyanye na quotas cyangwa reliability mu gihe ashaka kwikoresha cyane mu bikorwa by'imbere mu kigo. Aha niho rero Atlassian MCP Server iri muri SoloHost ishobora kugira akamaro. Umupioneer ashobora gukoresha mudasobwa ye cyangwa indi mashine ye kugira ngo akoreshe MCP Server mu buryo buri local. Hanyuma AI tool ihuje na MCP ishobora guca kuri iyo server kugira ngo ikorane na Jira. Nize AI tools zishobora gukoresha MCP. Ikintu gishimishije nuko MCP itagenewe AI platform imwe gusa. MCP compatible tools zitandukanye zishobora kuyikoresha. Urugero harimo Cursor, Cloud Desktop, Cloud Code ndetse na Codex bitewe nuko byashyizweho ndetse nuko bihuzwa na MCP. Ibi bishobora gufasha teams gukora automation nyinshi mu mikorere yabo ya buri munsi. Urugero, aho umuntu yikoreraga ibintu byose muri Jira, AI ishobora gufasha mu gutegura workflow, gukorana n'imirimo cyangwa gutunganya amakuru mu gihe permission zikwiye zahawe system. Ibi rero nibyo bituma Atlassian MCP Server iba application yihariye cyane ku bantu bakora software development, project management ndetse n'imirimo isaba automation. Ibi bivuze iki kuri Pi Network? None reka tugere ku kibazo gikomeye. Kuki Pi Network iri kongera application nk'izi muri SoloHost? Igisubizo gishobora kuba kiri mu cyerekezo cya Pi Desktop n'uburyo Pi Network ishaka ko nodes n'imashini z'abapioneer zikoreshwa. Pi Network ntabwo ishaka gusa ko abantu bafite Pi node ikora blockchain infrastructure. Hari n'igitekerezo cyo gutuma computers z'abayikoresha zishobora kugira utility irenze ibyo. SoloHost ishobora gufasha abantu gukoresha self-hosted applications kuri computer zabo mu buryo bworoshye. Ibi bishobora gutuma Pi Desktop iba platform ifasha mu bikorwa bitandukanye birimo AI, automation, developer tools ndetse n'izindi service. Kandi ibi bishobora kugira akamaro kuri ecosystem kuko uko application zikorwa kandi zigakoreshwa niko utility ishobora kwiyongera. Pi Desktop ishobora kuba iki mu gihe kizaza? Iyo turebye Openclaw na Atlassian MCP Server hari ikintu kimwe kigaragara. Pi Desktop ishobora kuba igenda yakuka. Mu ntangiriro abantu benshi barebaga Pi nodes
nk'ibikoresho byo gufasha network gusa, ariko ubu turabona application zishobora gukoresha computing resources z'abantu mu buryo butandukanye. AI ni kimwe mu bice bikomeye cyane biri gukura ku isi. Niba Pi desktop ishobora guha abantu uburyo bworoshye bwo gukoresha local AI agents, developer tools ndetse n'izindi self-hosted applications, bishobora gutuma computers z'abapioneer zigira akamaro kanini kurushaho. Kandi ku ba developer bishobora gutanga uburyo bwo gukora application zabo no kuzigeza ku bakoresha Pi desktop. Ariko hari icyo abapioneer bagomba kwitondera. Nubwo izi mpinduka zishimishije, Pi network ubwayo iraburira ko SoloHost iri mu cyiciro cy'igerageza. Ikindi nuko publisher flow yayo ifunguye kandi nta muntu ukwiye kwinjizamo application atabanje kuyisuzuma. Ibi ni ingenzi cyane. Kuba application iri muri SoloHost ntabwo bivuze ko umuntu akwiriye kuyizera atabanje kureba icyo ikora, permission isaba ndetse n'uwakoze iyo application. Self-hosted software ishobora kugira access ku bice bya mudasobwa bitewe n'uko yashyizweho n'uruhushya umukoresha ayihaye. Niyo mpamvu abapioneer bagomba kwitonda kandi bakirinda gutanga permission nyinshi zidafite impamvu. Umubare wa node runners. Ikindi kintu cy'ingenzi cyagaragajwe nuko Pi network ivuga ko hari abarenga 420 bakoresha Pi nodes, hiyongereyeho abandi bakoresha Pi desktop. Ibi bituma platform ishobora kugira audience nini y'abantu bashobora gukoresha application zitandukanye. Iyo aba developer bafite uburyo bwo gukora application zigira ku bakoresha benshi, bishobora kubaha motivation yo gukomeza kubaka. Kandi uko application z'ingirakamaro ziyongera, Pi ecosystem ishobora gukomeza kwaguka. Ese ibi bifite aho bihuriye n'agaciro ka Pi? Iki ni ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza. Iyo application nshya cyangwa update nshya isohotse, abantu bamwe bahita bibaza niba izatuma Pi price izamuka. Ariko tugomba gutandukanya ibintu bibiri: utility na price. Kongera utility bishobora gufasha ecosystem mu gihe kirekire, ariko ntabwo bihita bivuga ko Pi izamuka mu giciro runaka. Agaciro k'umutungo gashobora guterwa n'ibintu byinshi birimo demand, supply, liquidity, market conditions ndetse n'uko coin ikoreshwa. Icy'ingenzi kuri aya ma app mashya nuko ashobora gufasha kongera utility ya Pi ecosystem, cyane cyane mu bijyanye na AI, developers ndetse na self-hosted services. Mu gihe kiri imbere tubonye application nyinshi zikoreshwa n'abantu benshi kandi ecosystem igakomeza kugira ibikorwa bifatika, ibyo bishobora kuba ikintu cyiza ku iterambere rya Pi. Muri make, Pi network yongeye application ebyiri muri SoloHost, Openclaw na Atlassian MCP Server. Openclaw izana uburyo bwo gukoresha local AI agent kuri mudasobwa, ikaba ishobora gukorana na local AI models cyangwa cloud-based models nka ChatGPT na Claude. Ikoreshejwe muri SoloHost ikorera muri container igamije kugabanya access idakenewe ku bindi bice bya computer. Atlassian MCP Server yo yibanda cyane ku gufasha AI tools guhuza na Jira binyuze muri Model Context Protocol, bikaba bishobora gufasha aba developer n'amakipe gukora automation no gutunganya workflows. Izi application zombi zerekana ko SoloHost ishobora gukomeza kwagura utility ya Pi desktop, ikava ku kuba igikoresho kijyanye gusa na blockchain infrastructure, ikajya no mu bijyanye na AI, software ndetse na productivity. Ariko abapioneer agomba kwibuka ko SoloHost ikiri kugeragezwa, bityo application zigomba gusuzumwa mbere yo kuzishyiraho no kuziha permission. Ikibazo gikomeye kizaba kureba niba izi service zizakoreshwa n'abantu benshi ndetse niba aba developer benshi bazakomeza kuzana application zifite utility nyayo muri Pi ecosystem. Kuko mu by'ukuri ecosystem ntabwo ikomera kubera umubare w'ama application gusa, ikomera iyo application zifite icyo
zimariye abantu kandi zirimo gukoreshwa.